rero dukeneye kwiga gucira urubanza umuziki wacu tudakurikije igihe wasorewemo, ahubwo dukurikije amahame dushobora kubona mu ijambo ry'Imana ryera, kuko Imana izi icyiza kuri twe kandi ntabwo ishaka ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima bwacu cyatuza kujyana nawe. Imana irashaka abantu bazavuga ngo ibintu bye byandabiretse, nshaka kujya mu rugo. Ubu nifuza kuba umwe muri bo. Nishimiye kubakira mu cyigisho cya 7 mu byigisho 10 muri aya mahugurwa y'umuziki. Twarebye byinshi byo hasi, si twabikoze se? Twarabirebye kandi benshi muri mwe baransaze bambwira ngo Imana iri guhindura ubuzima bwawe. Mfite umuryango wansanze nijoro, umugabo, umugore n'umwana wabo baransanze bambwira ngo nashakaga kureka ukamenya ko nta hundi urabikubwira. Ubuzima bwanjye bwarahindutse, ubuzima bw'umugore wanjye n'ubw'umukobwa wanjye muto bwarahindutse. Barambwiye ngo nari narahangayikishijwe n'ibyo uzakora muri ibi bintu byose by'umuziki, ariko biri ku rugero, biri kumvikana, twarabyumvise kandi ubuzima bwacu bwahindutse. Ndahimbaza Imana, amen. Rero ku bw'ibyo gusa byari bikwiriye, mwavuga ngo amen. Reka ubu tugiye gutarukira mu mubiri w'umuziki ugezweho wa Gikristo. Kandi mbere y'uko tubikora, reka tubanze dusenge. Nyir'ubuntu Data wo mu ijuru, Mwami, uko tubyinjiramo ahantu hari hafi kandi nk'inshuti n'imitima yacu, umubiri w'umuziki ugezweho wa Gikristo, ndasenga ngo uduhe ubwenge. Reka tugire gutwarwa n'umwuka wawe muri iki gitondo. Data, duhesha umugisha umwuka wera, kandi watubera umwarimu wacu n'umuyobozi muri ibi byumvikana n'isomo rifite imbaraga. Ibyo tubisabye mu izina rya Yesu kubwe, amen. Iki cyigisho cyiswe Crescendo, kandi nizera ibiri kuba ko ari nka arena mu isi ya Gikristo, kandi umuziki mu isi ya Gikristo uri gusohorwa, kandi hari iyi Crescendo itangaje iri kuba. Nyiri jambo, ibintu biri kuza ku mutwe, biri kuza ku ngingo yo hejuru, kandi iyo mvuze ibyo simba ndi kuvuga ingingo yo hejuru mu buryo bwiza kandi bitunguranye. Benshi muri twe bari kubona ibiri kuba, kandi umuziki wa Gikristo witwa gospel by'ukuri ni ikibazo gicecetse. Kandi rero ndabona neza ko umwanzi ari ku murimo, anyuze mu nyinshi mu miziki iri mu isi ya Gikristo, kandi nizera n'umutima wanjye wose neza ko ari uguteza uku kugwa muri iyi Crescendo ikomeye y'umuziki kugira ngo yibe benshi mu bantu b'Imana uko abishoboye. Rero aya ni amagambo meza umuntu yakora, ariko mu masaha make akurikiraho tuzamarana, nizera ko ibi bizasobanuka neza muri twe. Reka mbere yuko nkomeza mbanze nsobanure icyo umuziki ugezweho wa Gikristo ari cyo. Ubusobanuro bwa nyabwo bwemewe ni injyana y'umuziki ugezweho, ariko amagambo awushyiramo akaba avuga ku bintu bihuje no kwizera kwa Gikristo. None se muratekereza iki kuri ubwo busobanuro? Hari ikibazo bufite? Murareba? Muratekereza ko bufatika? Muratekereza ko ari bwiza? Oya, musubize, mwamaze kujijuka rwose. Okay, umuziki ugezweho wa pop nibyo kigiye gishobora kuba igice cy'ikibazo cy'ubusobanuro. Rero mu yandi magambo ni umuziki wa pop, kandi se bivuga iki ku ishusho y'umuziki? Bivuga iki? Biravuga ngo yego nibyo, uravuga ngo ni umuziki wa pop washyizwemo amagambo afitanye isano no kwizera kwa Gikristo. Nta kintu kivuga ku rurimi rw'umubiri rw'umuziki rwatuma rwemerwa cyangwa rutemewe. Kandi nanone mu busobanuro bwayo bwemewe wivuga ku magambo gusa, kandi ibyo rwose mumaze kumenya ubwenge bwinshi cyane kuri ibyo. Kandi uko biri, iri jambo rikunze gukoreshwa kuvuga ku rugaga rw'umuziki wa Gikristo, cyangwa nk'uko twabyita CCM. Rero nshobora gufatwa nk'umuhanzi w'umuziki ugezweho wa Gikristo, uko niko abantu banyita. Ariko ibyo bisobanuye ko umuziki wacu ari pop, kandi ufite ibikoresho bidakwiriye muri ho. Icyo si cyo kibazo. Rero kenshi muri twe
muri minisitiri z'umuziki twese dukunzwe kubonwa nk'abantu muri CCM. Rero nimba ndi kuvuga kuri CCM, ndashaka ko wumva ko ndi kuvuga ku njyana nini y'umuziki w'abakristo ugezweho. Mu yandi magambo, ku muziki wanditswe muri iki gihe turimo. Sibyo birumvikana? Hari igitekerezo kiriho hanze aha nk'uko nabivuzeho nagijeho undi munsi, bavuga ko ibigezweho ari bibi, ko indirimbo zo mu gitabo arizo nziza. Kandi imbusane nuko amaboko ashaje ko atari ubusa adakwiriye uyu munsi. Indirimbo nyinshi zo mu gitabo ntabwo zivuga ku kibazo cy'umutima, ahubwo zifite ibintu byo muri Bibiliya bitangaje kandi byungura cyane gukurira muri Kristo kwacu. Rero dukeneye kwiga gucira urubanza umuziki wacu tudakurikije igihe wasorewemo, ahubwo dukurikije amahame dushobora kubona mu ijambo ry'Imana. Amen. Rero nubwo indirimbo yaba yaranditswe mu myaka 100 ishize cyangwa iminota 5 ishize, ntabwo ukavuga ngo oh byiza iriya irashaje irejejwe kandi n'igikundiro. Kandi ntabwo twavuga ngo iyo niyo muri iki gihe kandi nimbi kubera ko yanditswe mu minota 5 ishize. Rero dukeneye gusohoka muri iyo mitekerereze, dukeneye kugira ubushobozi bwo gucira urubanza indirimbo dukurikije ubuziranenge bw'igihe cy'indirimbo. Urwambere rw'Abakoni igice cya 10:31 aravuga ngo namwe yo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mbese muri ibyo harimo ibyo twumva, yego mugiye mukora byose guhimbaza Imana. Rero no kumva umuziki kwacu ugomba kuba kubwo cyubahiro cy'Imana. Niba dushaka kuba abakristo nyakuri, mwibuke dufite ihame ry'intambara, iki gitekerezo cy'uko Imana iri ku ruhande rumwe kandi arashaka imitima yacu, kandi hari na Satani ku rundi ruhande kandi nawe arashaka imitima yacu, kandi bose barashaka kugera ku bugingo bwacu. Kandi rwose ibyo twabishyize ahagaragara, aho bose bashaka ku mitima yacu. Bose bakurikiye iki? Imitima yacu cyangwa ibitekerezo. Ni ikihe gice cy'ibitekerezo Satani n'Imana bashaka? Frontal lobe. Ariko se nicyo gice cya frontal lobe? Prefrontal cortex. Muravuga nk'abanyeshuri biga ubuvuzi. Wow. Prefrontal cortex iyo niyo rwose. Kubera iki ari prefrontal cortex? Ni iki cyo muri prefrontal cortex? Imico yacu rwose. Ni iki kindi? Gushyira mu gaciro kwacu. Yego. Ikindi? Mumbabarire. Logique yacu, yego. Kwifuza kwacu, ibitugira abo turi bo biri aho ngaho. Kandi Imana irashaka kugira ingaruka nziza kuri aho ngaho, kandi Satani nawe arashaka kugira ingaruka mbi. Iyo dutekereje kuri ibi, tweretswe umwenge ucamo amateka y'umuziki twabiciyemo, kandi twumvise aya mateka, tuyategeye amatwi ayo mateka yumvikana, kandi twabonye umwenge bihuriramo byose. Uwo wari uhuye? Voodoo. Kandi kuri mwese abatari hano mushobora kuba mudafite igitekerezo ku byo turi kuvuga, mwihangane, ariko ntabwo dufite umwanya wo kubwiramo. Ahubwo se niyo filozofi bakoresha, ni filozofi ivuga ngo kuri ibyo ushaka, byo nibyo. kandi rero icyo Satani yakoze, yakoresheje ayo moko yose y'umuziki yigisha ngo ukora icyo ushaka, ntiwite ku byo undi akubwira, ndetse n'Imana ndetse n'inshuti. Iyo filozofi yinjiye no muri twe itorero ry'Imana, kubera ko ubu twicara kandi tukavuga ngo murazi nkunda uwo muziki, bishaka kuvuga ngo nzi ko ufite ibyo bikoresho bya polytechnique, nzi ko ufite uko kuririmba kwirare, ariko ndawukunda, rero ndawumva. Iyo niyo filozofi, kora ibyo ushaka. Yesu yaragize ngo nibi uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka, data uri mu ijuru. Amen. Kandi niba tugiye kuba abakristo b'ukuri bakurikiye Kristo, dukeneye kugira imico imwe. Niba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Niyo naba nabikunze mwiriwe, kubera ko Imana izi ikiza kuri twe, kandi ntabwo ishaka ko ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima bwacu cyatubuza kujyana nawe, kandi ntabwo igiye gukuramo ikintu mu buzima bwacu yemera. Rero byashoboka ko amwe mu mahitamo yawe mu muziki ari meza kandi ntacyo atwaye. Turebye mu mateka y'itorero, twabona ko igihe itorero ryashakaga kwihuza n'isi ya gipagani, k'isi ya gipagani bakikije, yahoraga itsinda itorero. Ntabwo ari itorero ryatsindaga ubupagani. Kandi twerekeza imbere, kandi mu butumwa buke guhera ubu turaza kuba tuvuga ku itorero na gahunda yo gusenga.
rero ni gute twatandukanya umuziki wemewe ku bakristo cyangwa utemewe n'ubuhe? Ni ibihe bintu twagenderaho igihe turi guhitamo ibikoresho bya gikristo? Tuzi ko amagambo y'indirimbo atari yo gusa twagenderaho, ahubwo ko ikinyabiziga umuziki urimo, umuziki ubwawo ugira ubutumwa, ururimi rw'umubiri nk'uko twabyize, kandi rugomba guhuza n'amagambo y'indirimbo, sibyo? Ibyo dusanzwe tubizi. Rero dukoresha iki? Ni iki cyemewe no ku Mana? Yego, ivugabutumwa paje 384 aratubwira ngo ibintu bitangaje. Ijwi ry'umuntu mu kuririmba ni imwe mu mpano Imana yahaye umuntu kugira ngo ayikoreshe kubwo icyubahiro cyayo. Rero niba turi kuririmba mu buryo buduhesha Imana icyubahiro, rero ntabwo turi gukoresha Imana neza. Umwanzi wo gukiranuka yita cyane kuri iyi mpano mu murimo we. Urugero twaraye kwiza kuri Beyonce, kandi Beyonce yatangiriye mu rusengero ari byiza, afite ijwi ry'abamarayika, maze arihindura iry'umwanzi. Iki cyari impano Imana yatanze kugira ngo ibere umugisha abantu. Umwanzi arayigoreka igakoreshwa nabi, maze igasoza umugambi wa Satani. Koko ijwi ry'umuntu rifite imbaraga zitangaje, nshuti zanjye, kandi igomba gukoreshwa Imana n'icyubahiro cyayo, nka melody, harmony na ritime, kandi buri kimwe muri ibyo gifite ururimi rw'umubiri nk'uko twabyize ejo. Iryo ni ryari isomo ritangaje cyane ko benshi mu banyeshuri b'umuziki ntabwo ibyo bintu bajya babyiga. Bajya ku ishuri bakiga imyaka 6, 5, 8 kugira ngo bahabwe impamyabushobozi mu muziki, kandi ntabwo baba barigeze bita kuri bene ibi bintu. Ibyo biratangaje kuri njye. Rero melody, harmony na ritime byose bigira ururimi rw'umubiri. Rero ubwiza bw'ijwi na tekinike, ibi byafasha ubutumwa cyangwa bigahisha ubutumwa bw'indirimbo. Umunyeshuri w'imyaka 15 wo muri Ohio yanditse ati, iyo ugiye mu muziki wa rock w'isi nuzuyemo ibitekerezo by'abasambanyi, abo batekereza ko rock ya gikristo ari nziza kubera ko amagambo ari mabi. Iyo negeye amatwi kuri ubwo bwoko bw'umuziki burimo amagambo ya gikristo cyangwa atarimo umuziki, ngira impinduka zimwe. Kubera iki? Kubera ko amagambo meza cyangwa se amagambo ya Yesu ntabwo aba yejeje iby'isi, umuziki wa kamere. Rero ururimi rw'umubiri rw'umuziki rwatumye agira ibitekerezo by'ubusambanyi, ndetse n'igihe yari ari mu rusengero. Rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:21. Ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde bimwe mu bijya gusa n'ibibi. Niko avuga? Oya, aravuga ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Kandi niba tuzi ko zimwe mu njyana z'ubugome, urugero twavuze kuri rap cyangwa hip hop cyangwa death metal, ibyo byose bifitemo igitekerezo cy'ubucurabwenge kibifasheho. Umujinya, uburakari bw'imigomeke. Ntabwo twafata indirimbo ya Yesu ngo tuyifatanye n'uburakari, umujinya n'ubwigomeke. Ubwo ni uburyo bwa Satani, ibyo ntibyemewe, sibyo? Birumvikana? Rero mbere ko dukomeza, hari ibintu bimwe nshaka gushyira mu mucyo. Ntabwo twaje hano gucira imanza imitima y'abandi, ahubwo imbuto gusa. Dushobora kuba abatasi b'imbuto, amen. Twababa, biravuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Abagabo b'ukuri, ntabwo ngiye gutanga ibitekerezo nkurikije uko nkunda umuziki. Urugero, njye sinkunda umuziki wa country, ariko hari uburyo bumwe na bumwe wahoza umuziki wa country kandi ukaba wemewe kuhumva nk'umukristo. Umugore wanjye awukunda kurusha uko mbikunda, simbyumva, ariko ibyo ni byiza ko musengera. Oya, ibyo ni nta kibazo. Ariko icyo ni cyo cyiza cy'umuziki. Hari injyana nyinshi, ntabwo ngomba kuzikunda zose, ariko si ngomba gutanga ibyo nkunda. Ngiye kubaha ibihamya bikwiriye rwose, amen. Uko niko bikwiriye kuba. Kandi dukeneye kugendera ku Mana, si Christian Berida. Kandi dukeneye ubuyobozi bw'Imana mu gihe tugerageza kandi tukiga iri somo ritangaje. Rero ngomba kongeraho irindi sengesho ryihuse, muramutse mwemeye gucana bugufi nanjye. Data, sindi hano guca urubanza umutima w'uwo ari we wese, kandi ntabwo tugiye gukora ibyo. Data, turi hano ngo turebe ku mbuto
byashoboka ko turi gukoresha ubwoko butari bwo bw'ibinyoma. Ndasaba ngo ube hamwe na buri wese muri twe kandi udufashe gutekereza hamwe, dufashe kugaburirwa na Mwuka Wera kandi Data mu magambo akwiriye yo kuvuga. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Kubera ko kimwe mu bintu bikomeye ni abantu ushiri kunshira urubanza kuko ahari igitangaje byatangajwe nakora icyo ushaka. Iyo nteruro murayibuka? Nuko biza kuba ukora ibintu byawe, sibyo? Murakeka bimaze kuba gute? Byabaye uncira urubanza. Urinde mucira urubanza. Ni filozofi imwe. Uri kunshira urubanza. Mu yandi magambo, nzakora icyo nshaka gukora. Uri nuncira urubanza. Ni filozofi imwe itandukaniye ku magambo. None se n'ubuhe bwoko bw'umuziki buhesha Imana icyubahiro? Yego, twabigaragaje twifashishije ingingo 5. Kandi kuri mwese mutaraha, mwajya gusura website yacu. Dufite udukarita duto tw'ubuntu kandi turafotoye hano. Aya mahugurwa yose by'umwihariko ahantu ha CCM hari kuri iyi business card. Niba mushaka tugira turi hanze inyuma twatubaha kandi mugatwara twinshi nk'uko mushaka. Nafotoye 5,000. Mukeneye kudutwara mu gihe muri mu modoka, mu dushakoshi twanyu, mu makofi yanyu, mu bikapu by'abana banyu, icyo mushaka gukora cyose. Ibyo ni byiza. Rero n'ubuhe bwoko bw'umuziki buhesha Imana icyubahiro? Hari ingingo 5 umuziki ugomba kuba wujuje yuko tuwemerera kwinjira mu matwi yacu mbere yacu ya Gikristo. Umuntu w'isi ntabwo ari bubashe kubisobanukirwa, ariko aya mahugurwa ni ay'Abakristo. Ni amagambo ava mu ijambo music. Noneho M isobanura igisobanutse utari uw'imburamumaro. U ihagarariye umuzima utari uw'isi. S ihagarariye uw'umwuka atari uwa kamere. I ihagarariye udutera imbaraga atari uwo kuduca intege. C ihagarariye ukeye udateye urujijo cyangwa wishiriye. Rero reka dutangire kutubijyemo. Duhere ku ngingo ya mbere, usobanutse utari uw'imburamumaro. Umuziki uva ku Mana uzagira amagambo n'imicurangire yuzuyemo ubwiza, icyubahiro kandi n'ubworoherane bikwiriye guhimbaza Imana. Amen. Iyo yaba indirimbo y'ukuri isobanutse. Zaburi 33:8 haravuga ngo isi yose yubaho Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye. Rero igihe tuje gusenga Imana tuba tuje mu burambe butuma tumenya neza ko turi ahari umuremyi ushobora byose. Biragomba kuba ibisa n'ibyo. Murabona, sinkorera Imana ya hip hop, sinkorera Imana ya rap cyangwa ya rock and roll y'ubusambanyi. Imana ya grunge nkorera Imana yera. Kandi umuziki wanjye ugomba guhuza n'icyo umuziki waremewe. Umuziki utangaje nicyo umuziki waremewe. Tugendeye ku mwuka w'ubuhanuzi, umuziki waremewe kubw'umugambi mwiza, umugambi wera, ntabwo ari uwikunda. Kuzamura ibitekerezo ku byera by'Imana no kutuzamura ku bubyutse bw'umutima n'icyubahiro cy'Imana. Iyo niyo ntego y'umuziki. Ntabwo niba ubabaye ngo uhumve indirimbo ibabaje maze tumubabara cyane, cyangwa niba urakaye ngo wumve indirimbo ituma urakara cyane. Uko no gukoresha nabi Imana. Irihe tandukaniro riri hagati y'umuziki wa kera n'amahame yawo ndetse n'uburyo ukoreshwa muri iki gihe? Ni bangahe bakoresha iyi Mana mu kwikunda mu cyimbo cyo guhimbaza Imana? Stan Moza. Ubu ukeneye kumenya mbere yuko dusoma icyo avuga. Stan Moza ninde? Niwe wari uyoboye World Records, ari mu bashinzwe Amy Grant n'ibindi. Niwe wari CEO wa Star Song Records. Yari umukurambere na gitifu wa CCM. Ari muri basekuruza bashinze CCM. Rero ibi nibyo avuga muri Christianity Day mu 1996 dusubiye inyuma. Ibintu ntibyabaye byiza mu myaka 14. Funguye ndeba byinshi mu muziki numva uyu munsi kandi mbona ntacyo isobanuye. Hari gukura itandukaniro hagati ya CCM n'itorero, hagati y'ibiri kuba hagati y'isi nyayo ya ministry cyangwa se muri ministry y'umuziki w'itorero n'ibyo turi gukora muri CCM. Ibi yarabizi. Nizera ko aba bantu bazanye udushya mu isi two kuzana ubwoko bw'umuziki ku isi no ku bakristo batasigira indirimbo zo mu gitabo.
bisobanuye ko igikoresho cyacu gisiga irangi gikeneye guhinduka. Ukuri nuko nshuti, ntabwo twamanura amabendera yacu kugira ngo dutsinde umuntu w'isi. Buri gihe turabafasha kandi tukabazamura. Niba tutagenda ngo dusangire inzoga n'abasinzi kugira ngo tugerageze tubatsinde, ntabwo dushyira ibyanditswe ku macupa ya byeri, sibyo? Ibyo ntitwabikora kuko nibikora ko dufite ibyiza byo gutanga. Niba tubana nabo, dukora nkabo, tuvuga nkabo, turirimba nkabo, tugira rock nkabo, ni iki twabaha? Njya ku rusengero ku munsi wa karindwi. Mbese ubuzima bwawe bwarahindutse? Umucakara kuri ibi bintu nk'uko ndi. Amen. Amen. Dusoma mu by'ukuri iyi nkubiri nahita urugaga rw'ubucuruzi bw'umuziki wa Gikristo, aho kuwita umuziki ugezweho wa Gikristo. Ni ukuvuga ko byabaye kuri dora, kandi n'umwe muri ba sekuruza bawushinze. Kuvuga neza, sibyo? Wahoze ari umuhanzi wa CCM, yanditse ibi ku myaka 3 nicaye munsi y'amajwi y'inyigisho za Bibiliya, kandi muri iyo myaka 3 ubuzima bwanjye bwarahindutse. Nyuma nize icyo ubutumwa bwiza ari cyo, kandi nyuma uko nabikoraga byinshi byarakangutse mu bitekerezo byanjye, nko ku buryohe bwa rock hagati mu muziki w'ubutumwa bwiza gospel. Ubwo natekereza ku gaciro k'ubutumwa bwiza, nabonye ingaruka zo gukoresha rock mu butumwa bwiza tubwiriza. Wow! Ari kuvuga ukuri ku ngingo. Ese umunyamuziki ntiyatekereje ku muziki wa Gikristo? Yaravuze ati umugambi we mwiza byateje itumanaho ry'imyitwarire idakwiriye kubumva, usobanutse utarimbura mumaro. Rero tugiye kumva uduce tumwe tw'indirimbo, umenye neza ko ushyiraho amajwi yiteguye. Umuziki w'Imana, mwibuke ibi mubishyire mu mutwe. Umuziki w'Imana uzagira amagambo n'imicurangire yuzuyemo ubwiza, icyubahiro, ububyutse ndetse n'ubworohe bikwiriye guhimbaza Imana. Rero tugiye kumva uduce 3 dutandukanye, kandi ndashaka ko mutekereza ku cyambere. Ese imitima yanyu n'ibitekerezo biri kuzamurwa ku Mana? Kuko iyo niyo ntego y'umuziki wa Gikristo, cyangwa iri kubimbura mumaro? Yitwa ngo iyaba ibitente byarakijijwe. How about Fred and Wilma Flintstone? Ni bangahe batora ko ari imburamumaro? None ibyo bihuriyeho n'ubutumwa bwiza. Iyo ibitente byarakijijwe, igihe ari nuko ari gutesha agaciro ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu Kristo. Yaje gupfira nje umuntu, ntabwo ari ibitente. Ibyo bishyira hasi ingingo yose y'ubukristo. Ibyo birasobanutse cyangwa niteye urujijo? Iyi yitwa kubatwa n'urukundo. Narabaswe n'urukundo. Ibi mubyumve, izose zashyizwe mu byiciro. Kandi aya ni ay'abakristo. Ni bangahe batura ko isobanutse? Ni bangahe batura ko ari imburamumaro? Yego rwose. Bimeze bite ku biryo by'imyanda? Ibyo nibyo nashyiramo hariya. Navuga ngo okay, bite ku biryo by'imyanda? Wow, yego. Rero ntabwo twumvise, mwitonde, ntabwo turi gucira urubanza umutima w'abaririmbyi n'igitanda, umutima wa band, kuko sinzi. Bashobora kuba rwose, kandi nshobora kwiringira ko bumatanye na Kristo, kandi ko bashaka gutsinda, kandi ko bari gukora ibyo bashoboye byose, kandi batekereza ngo reka tugende tugere ku baririmba rock. Dutekereza ko bafite imigambi myiza. Amen. Ariko ikibazo ni ikinyabiziga ni kibi. Iyo niyo ngingo. Kandi iyi nayo ni iherezo ry'isi nk'uko tubizi, ariko meze neza. Nimwigireho ikibazo, ni nziza. Don't worry about it, it's all good. Right? Oh, who cares? The end of the world. But I feel fine. Urasobanutse cyangwa inimburamumaro? Meaningful? Trivial. Noneho biteye urujijo rwose, nibyo?
nta kibazo. confusing. Umuziki wacu ugomba kuba usobanutse, No question. See, our music umeze should nk'uyu. be meaningful. Something Ni wowe like nshuti this. yanjye. It's a friend of mine. Teach me how we may be one, like the Father and the Son, and when all is overcome, Birasobanutse, ariko abantu baravuga ngo simbikunze, And people go, but I just don't kandi like it. twemereye ko tugenzura ku buryohe Allowed bwacu, twemereye amatwi yacu kuryoshwa n'isi. to be Icyo seasoned. ni ikibazo. That's the problem. Uyu ni inshuti yanjye John Locke. Here's another friend of mine, John Lomax. I give all my future to you. I give all my future to you. No matter the cost or what others do. Birasobanutse. Murabona uburyo butandukanye ivugamo, Do you see just how different kandi nibyo kubera ko twahaye impanda and indeed it should. ijwi rimwe. We should give the trumpet a certain sound. Bite kuri iyi? How about this one? 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes? Murabona uburyo ari nziza? to know you're near? Isn't that beautiful? What if trials of this life are your mercies in None se niba imanza z'ubugingo zishyurirwa mu mbabazi? What if the trials Ndavuga rwose ko iyo ari imvugo ya Bibiliya, ko amagambo sound ahuza n'ikinyabiziga. lyrical content Rero umutima n'ibitekerezo birazamurwa kandi bigakuzwa. Urasobanutse ku bakristo. uplifted and ennobled? It's meaningful to the Christian. Noneho ndashaka gukora disclaimer. Now, I want to make a disclaimer. Ibyo nagaragaje ni uko abantu bafite impamvu What I figured out is that not all people nziza bemewe. Sinavuze ko indirimbo zose abantu bamwe bafite have zemewe. beautiful Rero tugomba Not kumva all indirimbo imwe songs nziza have maze tukavuga ngo ibyo are all biratangaje, acceptable. ibyo ndabikunda, kandi ibyo ntibiduha uruhushya rwo kumva buri cyose kuri CD yabo, kuko rimwe na rimwe hari igihe baba batajijutse kuri iryo somo, kandi bashobora kujya muri ibyo bicurangisho bya politike maze bagatangira gushora gonadotrophins, imisemburo y'ubusambanyi n'ibindi bintu byose twavuzeho bidushyira mu buryo bwa alpha, bikadukuramo kuri frontal cortex zacu ibintu byose twize. Kandi niba ari bwo ukitugeraho ushobora kubona DVD iriho kugira ngo udufote, ariko kuri nuko buri wese muri twe afite ubushobozi bwiza bwo kugura karti yose. Mu yandi magambo, dushobora gufata indirimbo aha cyangwa hariya, ntabwo buri gihe ari ngombwa kugura alubumu yose. Kandi noneho twahitamo. Rero kubera ko umuntu umwe afite indirimbo nziza, ntabwo bisobanuye ko twazumva izi ndirimbo ze zose. Rero dufata buri ndirimbo maze tugaca urubanza buri imwe. Mfite abantu benshi muri playlist bafite indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu cyangwa se indirimbo eshanu. Bisobanuye ntibusanye ku muntu umwe cyangwa babiri bafite alubumu yabo yose. Rero reka turebe tube abahitamo, reka twitonde. Rero ingingo ya mbere ngenderwaho mu muziki ni usobanutse. Ingingo ya kabiri ni umuzima utari uw'isi. Umuziki w'Imana uzatuyobora mu gutekereza ibya Bibiliya, ntabwo uzatuyobora mu guca mu by'isi. Amen. Abafilipi 8. Noneho ku makarita yanyu twabahaye, niba utayifite twayiguha cyangwa ugafata imwe kuri iri hanze, muze kureba inyuma na yise igeragezwa rya P48.
kandi agace k'umutima hano igerageza rya 4:8. Bisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubaha byose, ibyo gukiranuka byose, iboneye byose, by'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niho haba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report or good reputation. Rero nk'uko tumanuka kuri iyi lisite twabona ko kumvise ibyo tureba nibyo tujyamo bigomba kuba ukuri bituzamura kandi byera by'igikundiro bishimwa kandi bikwiriye guhimbaza. Nk'abakristo igigono yoroshye kandi rwose Rwanda rw'Abatesalonike 5:22 hatubwira kwirinda igisa n'ikibi cyose. Mbere yuko tuvuga ku gisa n'ikibi, ubu hari kutubwira no kwigaragaza nk'ikibi. Niba kigaragara nk'icy'isi, niba gihumura nk'icy'isi, niba kigaragara nk'ibintu by'isi, nshuti, nubwo haba harimo amagambo ya Yesu n'iy'isi, heavy metal, rock, hip hop, rap, techno rap, izo njyana zose ibyo birere bizwiho ko bizana ubusambanyi, ibiyobyabwenge n'imyitwarire y'imico iteye ubwoba itagaragaza Uwiteka umwami wanjye neza. Rero abakristo bahujwe n'izi njyana bagira iyo myitwarire mibi. Uko niko bikora. Iyo utekereje ko uwo muraperi w'umusitari maze ukabona ukuntu umuntu azamuka kuri urubuga kandi yambaye nk'uwo musitari w'umuraperi, ari gukora nk'umuraperi kandi aririmba nk'umusitari w'umuraperi, none iki mu mutwe wawe uhita wanzura ko iyo njyana ari injyana y'abaraperi b'abasitari. Rero ushyizemo ayo magambo mato ya Yesu maho, kandi rimwe na rimwe amagambo nta nubwo aba ari aya Yesu, nk'uko turaza kubyumva ko dukomeza. Ibyo twakoze n'ibi twagurishije. Ibihamya by'itorero paje 561. Umuziki ni umugisha, ariko wagizwe igikoresho cya Satani cyo gukurura imitima. Kubera iki? Kubera ko azi imbaraga z'umuziki, azi uko umuziki wonyine wahindura umutima, kandi n'umutego ni umwe mu mitego ye ikomeye akoresha. Iyo ukoreshejwe nabi utera ubwibone, ubusa n'ubuswa. Iyo wemerewe gufata umwanya wo kwitanga no gusenga, ubu umuvumo uteye ubwoba. Hano hari ikintu gidukeneye gusobanukirwa mu by'ukuri nk'abakristo. Niba tureba gahunda za televiziyo zishingiye ku bya gikristo, nta kibi kirimo. Niba twumva umuziki wa gikristo, nta kibi kirimo. Ariko nshuti, igihe iyo gahunda nziza isimbujwe igihe cyacu cyo kubana na Yesu Kristo, nituyoborwe n'Umwuka Wera, iba ikibazo mu buzima bwacu. Ni ukuri. Tekereza kuko bitigeze bibaho. Nitwigeze dushaka kwakira ibiryo by'umwuka gusa, twicaye gusa twumva. Oya, dukeneye amabuye y'agaciro n'amasaro y'agaciro. Amen. Iyi Imana iduhishurishije Umwuka Wera, ni nkaho Imana iba inyeretse ku giti cyanjye. Ibinyeretse ku giti cyanjye ntabwo binyura mu bapasitoro n'ababwiriza, inshuti n'abavugabutumwa. Imana ishaka kuvugana na buri wese muri twe ku giti cye, ariko twatwaye cyane n'imyidagaduro. Nibyo, ibyo biragoye, bisaba imbaraga. Diri nini yiveho. Amen. Iki ni cyo gihe cyo gukura ngo tube abahungu bakuru, abakobwa bakuru, ngo tube abahungu n'abakobwa b'abakristo. Ibyo nibyo. Umunyeshuri w'imyaka 16 wo muri Oklahoma yaranditse ati, natangiye kumva rock ya gikristo nafite umugisha wa data. Yarambwiye ngo ninumva rock ya gikristo ko izafungura urugi Satani. Narasetse maze ndayumva, maze bitera imbere ngera aho numva rock y'isi. Byakuriye mu bukristo bwanjye, maze binyobora mu busambanyi bukabije, kwigomeka no kwangwa n'Imana. None icyo nshobora gukora ni ugusubira inyuma ngatora ibice, ariko ndacyafite inkovu mu buzima bwanjye itazigera ikurwaho. Kandi hano hari ibendera rinini ritukura. Urubyiruko ruteze amatwi. Rimwe na rimwe twibwira ko dushobora gukina n'icyaha. Dushobora kugenda tukaba nk'ibirara, tugakora ibyo dushaka, hanyuma dushobora kugaruka ku Mana. Ariko igihe ugiye muri ibyo bintu by'ibyaha, muri filozofi ya kora icyo ushaka, ni nkaho wavuga ngo umuntu aba aguteye icyuma.
ibyo bintu bishobora gukurwaho. noneho niba ugiye ugacumura ukagira ibibazo mu buzima bwawe, nuko ukagarukira Imana, ni nk'aho twavuga ngo icyaha ni icyuma kandi Yesu araza akakigukuramo. Ariko se wasigarana iki? Usigarana inkovu. Dushobora no kuba dufite Oregon yangiritse, bishoboka ko utazongera gukomera. Hari ingaruka zo gukina n'icyaha. Rimwe na rimwe nidushaka gutekereza ko hari ingaruka kuri twe, biterwa no kugira imitekerere ya Laodikiya yo gusinzira aho tujya. Murazi ndacyako nkora ibyo mba ngiye gukora, icyo nshaka gukora cyose, yego ndashaka gusubira ku Mana. Mbere murazi niba afite izo nkovu zose, nubwo buribwe n'ibyo bibazo byose, iyo dukinnye n'icyaha turashya. Nibikora reka tubikore. Amen. Imana ishaka abantu bazavuga ngo ibi bintu by'ibyaha ndabiretse, nshaka kujya mu rugo, nifuza kuba umwe muri bo. Mu mbaraga zabo zo kugera ku bantu, byanditse muri Gospel Workers page 357. Niba ushaka gukorera Imana, ushaka kugira ikintu ukorera Imana, iki gitabo kizakubera inyandiko y'intoki. Iki nicyo ni isomo ryo mu mashuri yisumbuye. Abakozi b'ubutumwa bwiza mu mbaraga zabo zo kugera ku bantu, intumwa z'Uwiteka ntizigomba gukurikiza inzira z'ab'isi. Time Magazine yanditse ko abahanzi ba CCM cyangwa ba gospel ko badatandukanye n'ab'isi usibye mu magambo gusa. Bagaragara nka buri wese, dore ko abenshi mu mafoto uzabona ku bifuniko bya alubumu na CCM aba ameze gutya. Baba bameze nk'abicaye uku, genda bireba nkavuga ngo nshobora kwigana Bibiliya n'uriya. Ibyo ntabwo ari byo bishika. Bari Imana kubera ko bari kuririmbira Yesu. Nta nubwo ibyo bikora rwose, sibyo birakora. Umusatsi wa derede n'umusatsi unyereje, tatuwaje n'ibyanwa n'ibyo byose, ndavuga ko bogoshe kimwe n'abasataniste aho baba bagaragara nk'ab'isi, ariko baririmba amagambo ya Yesu. Ntabwo tugomba kuyamanura kuri urwo rwego. Tugomba kuba dushobora gutandukanywa n'ab'isi tudahuje. Amen. Kubera ko turi abantu bagengwa. Abanzi ba CCM Michael Card yaradusangije kandi nishimira cyane umuziki w'uyu mugabo. Niwe wanditse indirimbo yitwa El Shaddai na Join the Journey n'izindi ndirimbo nyinshi tuzi. Yavuze ko urugaga rwagizwe ibirori, intumbero yashyizwe ku muntu, ko indirimbo zabaye izo kujugunywa, icyerekezo, agaciro k'imikorere biri kuba bibi vuba kurusha uko bamwe muri twe babitekereza. Ari kuvuga ku ngobyi ya CCM ko ibintu biri kuba bibi, kandi ibi nabyo n'ibyo mu 1996 ubwo hatari hari death metal, rap cyangwa ikindi kintu muri CCM. Ivuga butumwa page 395. Umuziki weme n'indirimbo byemerwa n'Imana igiye gusa umutima wejejwe ukoroshywa kandi ukabonezwa n'ibyo bintu byombi. Ariko usanga abenshi bashimishwa n'umuziki n'indirimbo muri iki gihe nta kintu na gito bazi cyo gusingiriza Imana mu njyana nziza yo mu mitima yabo. Imitima yabo yatwawe n'ibigirwamana byabo. John Fisher, umuhanzi wo muri CCM, yavuze ko bamwe mu buryo bw'ubuhanzi bwakozwe kubwo kugena kimwe muri filozofi kandi buhujwe n'izo filozofi, kandi iyo migaragarire y'inyuma igihe icometswe ku butumwa bwa Gikristo, nitwakwitega ko ibintu byose bizagenda neza. Eminem yavuze ibi. Hari umwana w'umuzungu, niwe muraperi wacuruje cyane w'ibihe byose, kandi avuga ku kwica, gufata ku ngufu, gusahura n'ubwicanyi, kandi biri mu magambo y'indirimbo ze. Niwe ngo wanditse amagambo y'indirimbo akaze muri iyi si. Yavuze ibi: hari umwana w'umuzungu uba mu rugo rwiza kandi ajya ku kigo cyiza kandi afite ibyiza byose ahabwa ku isahani, maze agafata gaseti ya rap. Ibyo ni ibintu byiza kuri njye, kubera ko uko ni ukuvuga ko abakuriyeho abayeho mu buzima bw'ubwigomeke. Rero reka dutekereza kuri ibi, reka duhuze ingingo. Niba umuraperi wahiriwe cyane mu mateka y'isi ari kuvuga ko rap iteza ubwigomeke, twe nk'abakristo twabyuka maze tugakora ibyo, ese rap y'abakristo ntiyatera ubwigomeke? Munazi, ndagira ngo ibyo mu bitekerezo mwitonze.
rock promoter yatumye umunyamakuru Stephen Brush yandika ibi. Ubu ni umwanditsi wa American Hardcore kandi ubu ni umuvugizi wa rock and roll. Ikintu kimwe kimbabaza cyane mu mezi make ashize ni ukureba mu kirere cyanjye maze nkabona umubare utangaje w'abakristo bari gukora hardcore n'amabandi ya death metal. Hari amajana n'amajana yabo menshi. Ibyo kuri njye biteye ubwoba. Ikintu kimwe muri hardcore ni uko buri umwe yanze itorero na leta. Ibaze gukoresha umuziki wa hardcore mu bakristo kandi intego y'iyo njyana ari ukwangisha abantu itorero na leta. Ibyo nibikora muri kumwe nanjye se birumvikana? Yego. Amatorero yunze n'ubu buryo bwinjijwemo bituma ntekereza ko turi mu munsi. Kubera ko kwifatanya na rock ukagurisha Yesu ni icyaha. Mu yandi magambo, yizera ko kandi natwe twizera ko urusengero rwabaye ikibi. Kandi niyo mpamvu ntacyo bashaka guhuriramo narwo. Barashaka kwishyura amafaranga ngo bamere neza maze bazajye mu ijuru. Bizera ko itorero ari ribi. Reka twongere dusome ayo magambo aheruka ko amatorero yiyunze n'uyu muziki. Bituma ntekereza ko turi mu munsi kubera ko dutekereza ko amatorero ari ikibi, kubera ko twifatanya na punk rock ngo tugurishe Yesu ari ikibi. Rero dufite abantu b'isi bavuga ko kuzana ibi mu rusengero ari ikibi, ariko turavuga ngo byose ni umuziki maze tukumva ngo nzakora icyo nshaka, wincira urubanza. Ese urabona ikibazo ibi bifite? Iyo umuntu utari umukristo abonye ko ibyo ari ikibi n'ubucucu, itorero rikwiriye gukanguka. Muzima utari uw'isi. Umuziki wemewe n'Imana uzatuyobora mu gutekereza ibya Bibiliya. Ntabwo uzashaka kutuyobora mu gutekereza mu gukoresha inzira z'ab'isi. Rero murebe kuri ayo makarita yanyu mato. Nanone mwite aha dufite igerageza rya P48 kandi iryo twarinyuzemo. Icyo twumva cyose, icyo tubona cyose gikeneye kuba ukuri cyangwa cyerekana ukuri. Amen. Ndavuga ngo niba dushaka kuba abakristo, izi nizo ngingo ngenderwaho. Icyo twitegereza cyose gikeneye ko tuzamura cyangwa gifite amahame y'imyitwarire yo hejuru. Buri kintu cyose twitegereza kigomba kuba gikiranuka cyangwa kitwara mu buryo bwiza, sibyo? Buri kintu cyose kigomba kuba cyera, kitavanze cyangwa kitiyorobetse. Buri kintu cyose kigomba kuba icy'igikundiro cyangwa cyejejwe cyiza. Buri kimwe cyose kigomba kuba gishimwa cyangwa kivugwa neza niba tugiye kumva iyo njyana cyangwa uwo muntu. Buri kimwe cyose twitegereza kigomba kuba gikwiriye cyangwa gifite imyitwarire itsinda. Buri kimwe twumva, buri kimwe tureba, buri kimwe cyose tujyamo kigomba kuba gihimbaza, gikuriye kandi gitanga urugero. Kandi kuri ibyo twakubika amategeko 10. Kandi murabona ku rundi ruhande ko amakarita yanyu ko hariho amategeko 10 ari ku murongo. Hariho imyanya 10 yo gushyiraho igerageza rya P48. Kandi umuziki w'Imana w'amategeko 10 uzatubera ku gusenga Imana yonyine. Amen. Uwo muziki w'Imana ntuzatuma tugira umuntu cyangwa ikindi kintu ikigirwamana. Umuziki w'Imana uzatuma twubaha izina ry'Imana. Niturikoreshe dusuzugura mu ndirimbo z'imburamumaro. Umuziki w'Imana uzatuyobora mu kweza umunsi wayo no mu nzira zayo. Ibyo mubitekerezeho. Ese Imana yitaye ku munsi tuyisengaho? Yego. Ariko makanizi ntabwo yitaye ku buryo tuyiramyamo. Niba yitaye ku gihe n'umunsi, yitaye no ku buryo ibyo tuzavugaho muri uwo munsi mu byigisho 2 bikurikiraho. Umuziki w'Imana uzatuma twubaha ubushobozi nka rimwe mu mategeko. Ntabwo uzadutoza kwigomeka cyangwa uduhe umuziki w'ururimi rw'umubiri rwo kwigomeka. Uzatuyobera kukumvira ubushobozi. Ntabwo uzatuma twica. Iri naryo ni itegeko. Umuziki w'Imana uzatuyobora mu buzima
bwiyubashye. Umuziki w'Imana uzatuma dutekereza. Sibyo uko tumanuka kuri iyi liste nzi ikiri kubera mu bitekerezo byanyu. Icyo kiri hanze, ibyo biri hanze. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Umwuka wera ari kuvugana namwe. Umuziki w'Imana uzatuma twubaha imitungo y'abandi. Umuziki w'Imana buri gihe uzajya uvuga ukuri. Kandi umuziki w'Imana uzajya utuma dushima Imana ku bw'ibyo dufite. Rero iyo dutangiye kureba izo ngingo, dushaka twavuga ko ibyo ari ibikoresho mwashyira mu gakarito k'ibikoresho by'umukristo bigufasha kugenzura umuziki. Umuziki w'Imana nanone uzatuyobora mu gutekereza ibya Bibiliya. Uzashaka kutuyobora mu gukurikiza inzira z'ab'isi. Reka twumve uduce tubiri tw'indirimbo. Ikibazo ni iki? Mbese utwo duce ni tuzima? Si utw'isi? Agace kiswe Get Up. Check it out, y'all. I'm tired and I want to give up. I've been wondering why. Why's the world getting so crazy? Still somehow I believe. Come too far to die now. Always survive. If you're a survivor, get up. Nashaka kuvuga icya mbere sinatangiye. Iyi ni indirimbo y'isi. Yanditswe na Kenny Loggins. Nako nakuyumva nyiri uw'isi. Kandi ari kuyiririmba n'indirimbo ya Gikristo n'umuraperi. Friend, inshuti, yego, ikibazo ni iki? Ni iy'isi? Ni ukuri. Iyo si nzima. My mission is to put Jesus Christ on display. It don't matter, you ain't even on my level anyway. Shut it down. We make moves, you know how I do when the team come through. Okay, so how many hearts were lifted? Okay, noneho niyo imitima yazamuwe ikegerezwa Kristo. Iyo si yo ngingo y'uwo muziki. Ariko avuga ngo nturi ku rwego rwanjye. Kandi ntabwo uzi ikiri kuba hano. Arimo gucyurira abamuri iruhande. Kandi ngiyo ni indirimbo ya Gikristo. Noneho iyo ni nziza biratangaje. Aka gace kitwa Free to be me. Kuba mbohowe. Aho uyu mukobwa muto w'umukristo aremba kuba ubutungane buba umwanzi we. Ibyo bituyobora kuri Bibiliya? Oya, kubera ko ukuri nuko iyo twiyishe muri Kristo dushobora kubabarirwa n'umwana w'Imana. Amen. Kandi nkuko ngenda mu by'isi mba ndi kwiha Satani, kandi aba ari kunshyiramo imico ye, ibitekerezo bye na filozofi ze. Narangiza nkavuga ngo nahuye na Yesu, maze nkavuga ngo tegereza gato, nkeneye umukiza kubera ko umwuka wera aba atari gukora mu mutima wanjye. Maze nkamenya ko nshyizwe aha kandi ndi uwo kugawa. Nkeneye umukiza, niba namukeneye nzarimbuka byiteka, sibyo? Uko si ukuri, yego. Rero ikibi ni iki? Nk'uko ndi hanze aha ndatekereza ngo tegereza gato, nkeneye umurinzi, nkeneye umukiza. Imana iravuga ngo igihe tuyisanze twihana tukavuga ngo mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira kuko sinari mbizi, Uwiteka, cyangwa nubwo nari mbizi mbabarira, nongeye ndabikora. Tuza kuri Kristo tuvuga ngo Mwami ndakwinginze, nkeneye gukiranuka kwawe, kubera gukiranuka kwanjye, gukora kwanjye n'imbaraga zanjye zose bimeze nk'ubushwambagara. Nta nubwo basi ari ubushwambagara bwera, ahubwo n'ubushwambagara bwanduye, n'ibishura n'ubushwambagara bubi cyane bwacikaguritse. Kandi Imana iravuga ngo mufitiye Imana umwana wanjye. Nzagwa gukiranuka kwa Gikristo kandi kuzakurinda. Kandi ushobora kwambara iyi kanzu yo gukiranuka aka kanya, kandi gukiranuka niko twita ukuhe? 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 Tubarwaho, yego, ibyo nibyo. Gukiranuka tubarwaho. Rero nk'uko ndi hano mfite uku gukiranirwa mbarwaho. Ni impano y'umuntu, ni impano y'ubuntu singukorera, ahubwo ndagusaba gusa.
kandi Imana iravuga ngo wawu wagira gukiranuka ukakubarwaho. Ayo ni amakuru meza. Amen. Kandi ibyo bisobanuye iki? Ibyo bisobanuye nuko nshobora kubura ubugingo bwanjye ahangaha, kandi aka kanya sohokeye kuri iriya miryango nihanye ibyaha byanjye nze nkunda Yesu Kristo, kandi ndamutse mpfuye ubu ngubu twazahurira mu ijuru. Iryo ni isezerano. Ibyo singyiyemerana, ndi kuvuga ko uko ari ukuri k'ubutumwa bwiza. Ubu Imana irashaka kutujyana mu rugendo ndetse kure. Ubu ibyo muri kubyumva nishaka no kutubaraho gukiranuka gusa kw'Imana y'ubuntu, ahubwo ni Imana yera. Ese ni Imana yera? Yego. Ubutungane si umwanzi wanjye, sibyo? Ni Imana yera y'Imana. Agiye kuduha gukiranuka kwe, kandi ubwo nwikiriwe no gukiranuka kwa Kristo nshobora gukura n'inyana mu rugendo. Kandi yego ngiye kugwa, nshobora kugwa, yego nzagira ibibazo, ariko nzihana. Kandi Imana iravuga ngo nta kibazo, rero ikureho umukungugu. Rero nangira gukurira mu kwezwa kwanjye bimara igihe kingana iki? Bitwara igihe cy'ubuzima bwose. Rero mu yandi magambo, iyo ubaye mu Kristo uba umuntu wambaye umwambaro wo kwera, ariko binungane mu gukiranuka kwe mu ikanzu ye. Igihe turi gukura nk'inyana mu kiraro, oh wow, yeah. Ndashaka kuvuga ko nkunda icyo gitekerezo kuko cyima ibyiringiro. Ubutungane si umwanzi wanjye. Ubutungane ni ibyiringiro bikomeye, inshuti zanjye. Kandi tuzi neza ko ku iherezo ry'ibihe hazaba hariho abatarigeze bapfa, abantu 144, kandi bazasangaho ibyaha ugendeye kuri Bibiliya. Ubwo abo ni intungane? Yego, bazwiho gukiranuka kwa Kristo, kandi bakuze nka Kristo mu mico, prefrontal cortex, bagengwaga n'Imana. Amen. Murebe uko ibyo byose bihurira hamwe. Ubutungane si umwanzi wanjye. Rero mwumve indirimbo iravuga ku butungane. Free to be me, mbohora mbenge. Icyo ibyo bivuze ni winshi urubanza. Filozofi yakora ibyo ushaka. Ukuri ni uko ibikoresho bya politiki byakoreshejwe n'ibindi bintu birimo byangiza imiterere yacu n'imitsi yacu byumva. Ibyerekeranye n'ibyo twarabyize, kandi ifite ijwi ryiza rishimishije, kandi ni byiza. Abantu bamwe baravuga ngo ibyo birashimishije. Oya, umuziki ushimishije ni umwiza. Uwo twumva ntagomba kuba ari Gio za Sairavi. Oya, ushobora kuba ari mwiza kandi watuma ushaka kuvuga ngo wow, cyangwa ugashima ikirenge cyawe muke. Ibyo ni byiza kandi birashimishije. Imana iradukunda, kandi Imana iratwakira aho twaba turi hose. Ariko nshuti, iradukunda cyane ku buryo itadusigaho turi. Kandi rero aha hari ikibazo. Aha turi kwakira impano y'ubuntu, kandi buri mu Kristo yifuza impano y'ubuntu, sibyo? Kubera ko ibyo bisaba iki? Ntacyo. Ariko iyo tuvuze ku kwizera kutagira imirimo, kuba gupfuye, wow, wikomeza ku mategeko. Oya nshuti, singiye kugura inzira injyana mu ijuru. Gukomeza amategeko, kujya mu rusengero ku munsi nyaho, gutanga icya 10, ibyo byaba ari byo cyose ntabwo byamesha agakiza. Ariko ndababwira iki? Iyo Yesu aje mu mutima wawe, iyo Yesu aje mu buzima bwawe, kandi agashaka kugenda ukababwira abantu, ukanagira ingaruka ku buzima bw'abantu mu buryo buhuje n'ubutumwa bwiza, uba rwose uri guhishura urugendo rwawe. Ndi guhishura agakiza kanjye. Amen. Rero simba ndi gukoresha agakiza, kandi rero aha hari urufunguzo rw'ingingo. Ko ikibazo mu gihe turi mu rugendo rwo kwezwa, yego dukeneye impano y'ubuntu mu gihe dukomeje no kubarwaho gukiranuka. Turi kumva iyi miziki ya Gikristo idukura muri uru rugendo rwo kwezwa. Kandi rero ni ukubera iki dutekereza ko ari umugisha kuri twe? Uri kudutera kugira kutanyurwa mu mitima yacu. Ibyiyumviro byacu byo hagati bituma tugira amarangamutima adakwiriye. Ibintu byose birakaburwa n'umuziki wa Gikristo. Hano turi kwibaza ngo
kuki twumva Imana iri kure yacu? Kubera ko biri kudushyira kure yo gukurira mu butungane. Sibyo birumvikana? Does that make sense? Ndashaka kuvuga ngo ibyo birimbitse cyane. Noneho ndashaka gucuranga uduce tubiri tw'indirimbo I'd like to play dusoza. for you in closing. I want to be like Jesus, This is more country, faithful as can be. more Firm fullness as a now. rock, standing strong, a man of Rero iyo ndirimbo ushobora kuvuga ngo ntabwo ikwiriye kubera uko kuntu gitari icuranze inyereza. Oya, ibyo ntacyo bitwaye, usibye igihe icuranzwe mu buryo budakwiriye. Rero mbese Imana yanjye irahari, Uwiteka arahari, hari ukunyereza kubiri, kandi ibyo biratuzamura. Hose Imana yanjye irahari. Amen. Ntabwo rero kunyereza kuri gitari kose ari kubi, ahubwo ikibi nicyo uri gukoresha uko kunyereza. Ushobora kuzamura ibitekerezo cyangwa ukabimanura, kandi ushobora kwita kuri uyu muryango. And you might recognize this family. Inshuti yanjye Shani n'umuryango we. My friend Sean Neblett and his family. Lord of creation, to you be all praise, most mighty, you're working most wondrous, your Ni nzima? ways, your glory. Amen. N'iyi si? Tainted? Oya. Amen. Hagomba kubaho Worldly? ijwi ritandukanye mu muziki No. wacu. There should be a distinct. Ariko abantu bamwe bajya bambaza ngo haba hari ahantu tugomba kuririmbira Imana no kuririmba ku Mana, twaririmba ku ruhande, twaririmba ku rukundo n'ibindi bintu nk'ibyo. Nshuti, niba atari ukuririmba ku rukundo nyarwo, dukwiriye ibyo simbibonamo ikibazo. Niba atari ibituyobora ku bya kamere n'ibindi bintu bidakwiriye. Kandi iyo turirimbye ku rukundo, ntuzamura atari urwirare, ubusambanyi n'ubusazi, nk'uko sibikora. Nindirimba umugore wanjye indirimbo y'urukundo, ibyo nta kibi kirimo. Njye simbifiteho ikibazo. Ariko simba nicaye ndi kumurapira. Urugero, iyi ni indirimbo nziza. For instance, this is a beautiful song. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the Hari ikibazo kiri muri ayo magambo? Oya. Anything wrong Nakwemera umugore wanjye kumenya n'abo nkunda, abana banjye nabo ko nzabahabera, nta kibazo. will be here for you. No, Niwumva ushaka kurira, njye nzaba mari. Naso nzaba mari. Rero ntugatekereze ko ugomba kumva umuziki wa Gikristo gusa. Ni byiza kurushaho ko twumva umuziki wa Gikristo uzamura ibitekerezo byacu ku Mana. Ariko niba hari umuhanzi Christian Steven Christ Chapman nk'abo, niba hari umuhanzi uririmba ibintu bizima bitadukura hafi y'Imana, ibyo nta kibazo. Abantu baravuga ngo oya, tugomba kumva iza Gikristo niba zitajyana kure. Ariko nayo ndi kuvuga kubwiriza bw'urukundo cyangwa kuhaba ku bw'umuntu. Ibyo nta kibazo. Sibyo birumvikana? And if it's talking about the beauty of love and being there for somebody, there's no problem with that. Does that make sense? Yego. Reka dusenge. Good. Let's have a word of prayer. Nyiricyubahiro Data wo mu ijuru, warakoze cyane kubw'iyi mpano y'umuziki n'uburyo uduhindura ukadufasha muri twe kanatuzamura ku ntebe yawe y'ubwami. Uwiteka, ndasenga ngo udufashe kwakira uyu muziki aho kwakira uw'isi. Rather than Turakwinginze ngo ukomeze kubana natwe mu bice bisigaye by'aya mahugurwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. his name.